Ikaze mu kiganiro, jewe nitwa Ibice. Uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe kandi ukunda Imana, wigisha ijambo ry'Imana. Tutarinze tuja muri byinshi, reka twibwire amazina ye kuba. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nkomezi Patrick. Amazina yaje. Wibwiye abantu mu ncamake, ariko we wakibwira abantu mu burambuye, aho wakuriye hehe, wakuze ukunda iki, kugira ngo abatakuzi nyine bamenye ubuto bwawe, bamenye n'uwo uri we. Urakoze cyane. Jewe nitwa Nkomezi, nk'uko nari mbivuze, navukiye muri Congo. Nabaye ahantu henshi cyane, ariko navukiye muri Congo, dukurira mu Rwanda, dutura muri Nairobi. Urumva rero nakuze nkunda Imana. Ubwo ndatekereza ko mu Rwanda nyine twagiye muri Sunday School, muri Louange, Eglise de Louange. Niho rero twatangiriye gusenga, dukunda Imana rero. Numva nakuze rero, numvaga nkunda Imana. Murakoze cyane. Murakoze. None nihe byageze urabyagura bigera naho utangira kuzaza uvuga ijambo ry'Imana nk'umurimo, ikintu ukora buri niga ukaneza abantu ubutumwa? Ndatekereza ko 2001 nabwo nyine nari nkiri mutoya, nubwo twagiye muri secondaire ahantu bita Nyanza muri Espagne. Ni naho natangiriye, niho nuzuriye umwuka wera. Ni naho natangiye gusoma ijambo ry'Imana. Ni naho natangiye gusenga niherera, noneho bitari bijya byo muri church nka Sunday School, ariko noneho mu kigo muri interna niho natangiriye gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Uwo mwaka nyine niho natangiye numva ikimfashije mu ijambo ry'Imana, kumva nakibwira uwo twicaranye, kumva nakibwira inshuti yanjye. Naho byatangiriye mu gufashwa, kumva icyamfashije nagisangiza uwo tubonanye. Yego. Muri ubu buryo. Ariko bigenda rero kugeza igihe sinakwibuka umunsi natangiye kubwiriza mu rusengero, ariko ndatekereza kuko ari Gisenyi nko muri 2003 gutya. Hanyuma abantu bakuzi bazi ko waje kwimuka uja no muri Kenya urahatura. Iho urugenzi rwaho rwagenze gute kumuvinga aho ngaho wakiriye umwuka wera, waje gukomeza uvuga ubutumwa muri Kenya cyangwa byaje kugenda gute? Murakoze cyane. Maze kugera muri Kenya niho ibintu byose Imana yari yarabiteguriye, kuko Imana niyo itegura ibintu byose ku muntu. Nta kintu umuntu yakwiha, nta n'ikintu umuntu yakwiratana. Ariko ndibuka tugeze muri Kenya, n'ubundi twakomeje umurimo wo gusenga. Gusenga niwo murimo twari dushize imbere. Hanyuma ndibuka icyo gihe akarere twari dutuyemo twatangiye urusengero rwitwa Release International Mission. Pasiteri Robert nibwo yaje Gidurayi. Robert wo muri Missouri? Atuye Canada uyu munsi. Rero aje gutangira itorero muri Gidurayi, niyo twari dutuye. Rero turafatikanya dutangira rero itorero aho ngaho. Niho twasengewe kwivuga ubutumwa. Ni naho badusengeye kuba abashumba kugeza uyu munsi. Rero ni ukuvuga ngo iryo niryo torero twabashije, Imana yabashije kuduheramo izo yari ishaka ko duha muri Kenya, kubera ko nk'ubona bivuze nta kintu umuntu ashobora kwiha. Imana nitegurira umuntu ikintu
wowe gusuka buri mu bihe gusa byo gusenga no kuyegera iyo yonyine izigenda ibikora bitakuvuyeho. Rero muri Kenya rero mvuga ko muri Kenya ni igihugu naboneyemo umugisha, ni igihugu naboneyemo, niho natangiriye kumenya icyerekezo, niho natangiriye kumenyera umuhamagaro nyawo. Nubwo nari nsanze wuza ariko ni naho nubakiye urugo. Urumva rero ibyo nakoraga byose nubwo byari byiza byinshi, nari ntarubaka urugo, ariko maze kubaka urugo niho rero ibintu byose Imana yahise iza irabitanga. Ariko kandi ntarubaka, nari umuvugabutumwa, nari umunyamasengesho, ariko maze kubaka urugo noneho Imana irabikomeza cyane. Izo rero nizo nakoze muri Kenya. Kurumva ko urugenzi aho wavukiye ukurira mu Rwanda, wakira umwuka wera ugeze muri segonderi, urakomeza umurimo, ugize urugo Imana none ikomeza wa muhamagaro kurimo. Ku bantu batabizi, uri ahandi hashasha. Imana yimuye aderesi wari utuye muri Kenya igushira ahandi. Urugenzi rwari rumeze gute kugira ngo uze aha hantu hashasha utuye? Ku bantu batabizi aba muri Amerika, nimba ushobora kubabwira state n'ukuntu waje urugenzi kugira ngo batabizi bamenye. Urugenzi rwo kwimuka ndumva ni nko kuva n'ukuntu navuye mu Rwanda nja muri Kenya. Kwimuka n'abandi basanzwe bimuka, rero natwe n'Imana yabikoze. Sinavuga ngo byagenze cyane nuko nguko n'imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Rero ubu munsi kuba ndi muri kino gihugu cy'Amerika, muri Indiana, n'umugisha ukomeye, n'Imana yabikoze. Sinanabivuga kenshi cyane kubera kuko ikintu utashoyemo imbaraga zawe, ikintu utakoreye cyatanzwe n'Imana gusa, rero ntiwanakivuga cyane. Birasa nkaho umuntu yaje nko kubyirata, ariko ikintu wahawe kujya ntiwacirata. Ariko iyo ndi nyine rero nibwo nshima Imana, ngahimbaza Imana kuco yakoze. Ariko imbere y'abantu, kuko hari n'abandi baza benshi n'abandi baracaza, ariko kuba ndi muri kino gihugu rero ndabishimiramo Imana. N'urugenzi ukuntu rwagenze ni kimwe n'iz'abandi. Nta wavaga muri Kenya ze hano n'imodoka. Urumva ko hari ubundi buryo babategera bw'indege ikabageza aha ngaha. Rero ntabwo nigeze nca mu bihugu byinshi, navuye muri Kenya n'ahantu direct. Urumva rero no ku rugenzi rwagenze rwari rurimo Imana. Aho hantu turahatindaho gatoya kuko nabonye urimo urasezera. Hari antoroge kubwiriza urimo urasezera, ubivuza nk'iminota nk'ibiri. Kandi mu busanzwe uko nzi, iyo abantu barimo barimuka cyane cyane bazi no subona nyine abantu babitindaho, ukabona ni igitangaza gikomeye. Ariko mu byo numvishe uvuze ni ibintu byoroshe kuri we, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu Imana ikora, ni ibintu abantu bahora banyuramo buri gihe. Mbese ntabwo isanzwe kubera ko kuri wowe ari ibintu byoroshe, ubona ari ibintu bidakabije, kandi abandi bantu bafite ari nk'ikintu gikomeye. Naje kirakomeye cyane mu mutima. Ntabwo uko nagikoresha navuze ncorosha, bitewe nuko wambajije urugenzi. Ariko ishimwe ritandukanye no kuvuga amakuru. Mpuru ya nari kubaza mpuru ya warimo urabaza amakuru y'urugenzi, ariko ishimwe ni ikintu gikomeye mu mutima. Kandi iyo ari ikintu kinini mu buzima bwawe, iyo ari kinini, hari n'umuntu, hari abantu bagira amagambo make badashobora gusobanura icyo Imana yakoze kinini, ariko mu mitima yabo gikomeye. Ni ukuvuga ngo rero nanje kirakomeye, n'ishimwe rikomeye cyane, kubera ko n'Imana yabikoze, twaragisengeye, Imana irakitwemerera, Imana irakidusohorera, haciye ibintu byinshi bikomeye.
ni ukuvuga ngo rero kugera hano ni imbaraga z'Imana ziteye ubwoba zikomeye pana bizoroshe ni ugukomera kw'Imana ni ukuvuga ngo rero muri jewe ni umusozi n'ishimwe rikomeye cyane kenshi byo tubihimbariza Imana iyo tugeze igihe turimo turasenga dutekereza gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana n'ibyo yadukoreye ni ukuvuga ngo ico kiri mu bintu bikomeye nabyo biri muri list kuko umuntu agira amateka umuntu agira aho yaciye rero mu kuza hano kiri muri list ya bimwe mu bintu bikomeye cyane byanditswe ku mutima ni ukuvuga ngo uko nsenze hari ibyanditswe hari ibintu ngomba gushima kuko kuzirikana icyo Imana yakoze gutahura icyo Imana yakoze ni imbaraga zikomeye ziguhesha n'ikindi wifuza kugeraho rero muri Kenya nsezera nabivuze magambo makeya ariko umutima uzishimye ikindi cya kabiri agakiza niko kantu gakomeye agakiza ibyo Imana idukorera twobivuga mu mashimwe tukabitangira ituro gishimwe ariko kujya agakiza niko umuntu yokwirwa avuga nokavuga novuga Yesu novuga ariko andi makuru kayo yo kuvuga ngo ibyo ngibyo hari igihe bamwe babigiramwe amagambo make ashoboka ariko byagera ku yindi topic ukabona amagambo rero kuriya nari narangije nyine nari nahawe yo gushima Imana ariko umutima wuzuye amagambo menshi murakoze urakoze wenda nabajije nabi narakubaza nkuru yawe ariko ndishimye ko dusobanuriye kandi buriya nk'uko uvuze agakiza niko gakenewe gusharinga niko ukeneye gutanga mu bantu kuruta uko wakivuga hirya hejuru y'ibyanje nta mpamvu yo kubivuga ngomba kuvuga Yesu niwe topic niwe wo kuvuga cyane nubwo n'ibindi biba bikenewe kubivuga nakubwira amakuru twiherereye nje nawe ariko ntabwo naja mu ikanisa mu itorero abantu baje gukira mu mitima baje gutanga hanyuma ntangira mvuga amakuru yanjye ntaca bafashije ntaca bamariye ariko kandi mu itorero niho abantu banavugira n'amashimwe ku by'Imana yakoze rero nayo twahawe nyine yo gushima yo kuvuga ariko umutima yacu yuzuye ishimwe rikomeye kugira umuntu nuza umenya urugenzo uko imbaraga z'Imana uko zagenze ntabwo rero kuba hano si bisanzwe birakoresha ikibazo cya nyuma ku buzima bwawe c'amatsiko urimo urasezera watanze ubuhamya butoya uvuga utuzi wagiye ukora ibyo Imana yagiye kunyuzamo ni gute wakoraga biriya bintu byose warangiza ukabona n'umwanya wo gutanga ubutumwa ukabona kuja kuganiza abantu ijambo ry'Imana ubajije neza cyane agakiza n'indisi mu bundi buzima budasa n'ubu bundi tubamo uko nita ku z'umubiri niko ngomba kwita n'iby'umwuka kwitaho kuje umwuka ikindi Imana uko nayimenye yaruzuye ni ukuvuga ngo nta kindi kintu noyigereranyije mbese ndabikora ariko kandi ikintu cyuzuye umutima n'iby'agakiza n'iby'Imana rero utuzi twose nakoraga ntabwo twari kumbuza gusenga akazi ko kuza gusenga kuko gusenga ni ubuzima bw'umukristo ni ibiryo by'umukristo ahubwo akazi niko kampeshaga ahubwo no gusenga cyane gute none kuko nabaye muri Kenya turatuzi
nutuzi dusaba imbaraga kandi dukomeza guhora ugomba kuba uhari amasaha menshi ni gute noneho wavuga kandi abize abantu benshi baradukora no muri iyi minsi ni gute ubona uwo mwanya wo gusenga ibintu byose ni ukubiha gahunda kwiporogaramu mu buzima bwawe kuba rero ndi umuntu rero w'iporogaramu nakuba nshobora kuvuga ngo nzakora mfite akazi ariko iki cyumweru ndaba ndi imbere y'Imana cyangwa ndakora iminsi 3 indi minsi 2 nzasenga cyangwa ndakora amanywa nijoro nsenge no kuvuga ngo nihaga gahunda nihaga umwanya kuko nimba nshobora kwiha umwanya wo gukora akazi nshobora no kwiha umwanya wo gusenga kuko byose bifitiye umumaro kubera ko icyo gihe nyine narabisengeye umwuka nyigisha ibintu bibiri irambwira ngo ni ibintu bibiri ugomba kubibangikanya bitagomba gusigana kwita ku z'ubu bugingo no kwita ku z'umwuka siko bimeze kuko iz'umwuka iz'umwuka bizana ubugingo ikindi cya kabiri iz'umwuka nibyo bihesha umugisha iby'umubiri no kuvuga ngo rero ngomba gukora cyane kubw'umuryango ngomba gusenga cyane kubw'ubugingo no kuvuga ngo ni ibintu bibiri bibangikanye ngomba gukorera umuryango ngomba gusenga hanyuma ibi by'umubiri ntibiheshe iby'umwuka ariko iby'umwuka biheshe iby'umubiri nje tuma abantu benshi bita ku by'umubiri ibo umwuka bagapfa ategereye nk'urugero watanga umuntu wita ku by'umubiri nutuzi ukuvuga ngo iyo witaye mu tuzi cyane ukirengagiza wowe mu mwuka gusenga no kuvuga ngo rero aka kazi kakorera ka buri munsi ntikakuzanira ubujutsi mu mwuka ategereye ariko shobora gusenga Imana ikampa umugisha mu by'umubiri ategereye iby'umubiri ntaco byungura iby'umwuka ariko iby'umwuka byungura iby'umubiri kubera iki iby'umwuka niho haba umugisha Imana yaguha umugisha ikavuga ngo ndaguha umugisha mu mirimo y'amaboko yawe bategereye noneho benshi bakita ku j'ubu buzima bakirengagiza ibo mu mwuka none ibo mu mwuka bakagenda bashira kuko Imana iba mu mwuka Imana itanga umugisha mu mwuka kubera ko buri muntu wese Imana yamuremye imuremera imirimo myiza imushamo n'ikindi kintu Imana izozicishamo imigisha bategereye iyo utagikoze ya migisha irahagarara ukaba mu buzima bwawe wenyine bwo kuruha ariko bitarimo umugisha kuko umugisha n'ubutunzi biratandukanye ifaranga si umugisha ariko mu mugisha habamo amafaranga guto ubwo ni gute umugisha ubamo ifaranga iyo Imana iguhaye umugisha Imana isitanga umugisha iyo ivuze ngo nguhaye umugisha ibi uguhaye mu bana mbese ibiguhaye mu kintu cyose kigushamikiye noneho iyo ubuze umugisha ntago ipresiza uzo iguhereza muri mu kintu cyose ufite Imana umugisha ugira amashami uzawinjira mu bana ukinjira umugisha ushobora kwinjira mu rubyaro rwawe utakinahari umugisha mbese umugisha Imana yabwiye Abrahamu ngo uhaye umugisha nico gusa yavuze guhaye umugisha ni kuvuga ngo mu mugisha rero habamo Imana iguha amafaranga Imana iguha mu bana ibintu byinshi guhaye umugisha mu maboko yawe nguhaye umudugudu nguhaye umugisha rero uyu mugisha rero uva mu mwuka ufitanye isano n'Imana rero iyo witaye ku mubiri cyane wategereye utakaza uwo mu mwuka
ariko iyo ukora akazi kawe ukongera kandi ugasenga cyane ugakora cyane ugasenga cyane wa mugisha Imana iziguha umugisha noneho ukabona byinshi muri byo ukora kandi ugakomeza gukorera Imana icyo cyuma rero hari abafite amafaranga ariko si umugisha Imana ntiyo guha umugisha wo kuyivaho none ko twavuye muri Afurika tubisengera bikaba umugisha kuza hano ariko bamwe ugasanga ubusabane bwabo n'Imana busubiye hasi yaba kwa gusenga cyane kugiye hasi kubera wa mugisha Imana yabahaye kubera iki none bigenda gutyo kubera iki tutajera umugisha wacu neza icyo ni ikibazo aho ni ukuvuga ngo rero kuzino si ikimenyetso cyo ko umuntu ari umukristo siko bimeze kuko abantu bose bari mu isi Imana irabakunda muri njaze ngo nawonyeshe yawe Imana wa bamvu nabiravuga igwishiriza abeza n'ababi imvura n'abafite ifaranga bo ntibarinda baja muri process baritegera baritegera ni ukuvuga ngo rero hari abatarabisengeye hakaba n'abandi babisengeye ese ubundi kuja hanze ni ibintu byo gusengerwa kuba Kristo ni byo gusengera mbese nta kintu na kimwe ku mukristo atareka gusengera gusenga ni ikintu ni ubuzima bw'umukristo nta kintu mbese niko kugirisha inama Imana kanjiho ntaco nogeraho ndasenza no kuzano no gusenga mbese nta na kimwe gutya no kwiha urumva hari bamwe babona umugisha bawusengeye bagera ku kintu ariko basenze bari muje akaba n'abandi ibone gutyo niho George akama kibona atasenze bigakunda atasenze bikagenda bitasenze ariko akaba n'abandi kugira ngo azabone ikintu kugira ngo azakigereho birasaba gusenga abo ngabo babonye ibyo bintu uwo ngo azasengera iyo babibonye baba bari muri yasi y'umwuka wavugaga kuko wavuze ati umuntu uri mu isi y'umwuka agomba kurangwa n'amasengesho ni ukuvuga ngo ntaba ari mu mwuka kubera ko ibisubizo byose Imana iha abantu buri muntu wese biravuga ngo Imana izitanga iziha buri muntu wese icyo yasabye rero hakaba ibyifuzo bimwe bifitanye isano n'agakiza ategereye kuko hari ibyifuzo bimwe bifitanye isano n'agakiza kubera ko ibintu byose biri mu isi Imana yarabiduhaye nicyo gituma rero bavuga ngo umukire gusenga biragoye kuko ntashakanye nakenera kuja afite ifaranga aratega aragenda bategereye ni ukuvuga ngo rero abantu rero baje ino si uko bose bari abanyamwuka kandi si uko bose basenze bategereye gusa ni sisiteme y'isi nimba bari impunzi hariho yuwe niyo ijana abantu tijana abakirisitu ntabwo ijana abakirisitu ijana abantu ijana impunzi ijana impunzi noneho bagerega hano bamwe nyine kubera ko n'ubundi batasengaga iriya inoga ntibosenga akaba n'abandi bageze mu bisubizo noneho biringira ibisubizo ntibaba amaso ntibakomeza barararikira abandi barananirwa abandi sisiteme ya kino gihugu irabashobora kubera ko ntibaba imbere y'Imana ngo basenge noneho babandi baje basenga bagenda bashira imbaraga kubera iki nuko deja bacogoye ibyo bakoraga iriya babiretse babiretse kubera ko nta cyabuze umuntu gusenga
bigiranye isano n'agakiza no guhumeka ko gakiza. Iyo uretse gusenga umunaniwe. Rero umukristo birabango musenge mutagwa mu mwosha, musenge ubudasiba. Ngomba gusenga rero ubudasiba. Nimba Bibiri bivuga ngo musenge ubudasiba, hari impamvu Bibiliya yabyanditse. Ngomba rero gusenga ubudasiba, kandi ganti bigoye gusenga. Ni gusenga biragoye. Mana ndagukeneye. Uko urumva iryo jambo rigoye. Tirigoye. Ndibaza yuko tugaruka muri message y'uyu munsi yo gusenga no kuba mu mwuka. Ukunda kubwiza hejuru yo gusenga. Hari ahantu uragiye kubwiriza uja mu ikanisa ka hafi k'igice cyose. Ubaza abantu igihe baruka gusengera. Bose ngo aheruka amayinga abiri, aheruka kwezi, no mu bayobozi kabona bamaze igihe badasenga. Ibyo bintu bituruka hehe? Ko turi mu mwuka, ko twakiriye Yesu, kubereka abantu badasenga. Kandi uvuze yuko biri itubwira yuko tugomba gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Yeah, iyo okay, no gutangara cyane no kuvuga ngo kuko nyine abantu badasenga kandi ari abakristo. Cyo ni kibazo gikomeye cyane. Kuko ubuzima bw'agakiza no gusenga Imana. Gusenga no gusabana n'Imana. Abantu gusenga babigize binini cyane. Gusenga abantu barabikomeje cyane, birabagora. Ariko gusenga ni gusabana n'Imana. No gushudikana Imana. Reka muri Zaburi ni igitabo nkunda cyane, ni n'igice nkunda cyane. Ya Zaburi ya 73 ku murongo wa 28. Haravuga ngo ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Gusenga no kwegera Imana. Kandi abantu benshi bazi ko gusenga havamo ibisubizo. Abantu benshi bazi ko mu gusenga kukingura ijuru. Abantu benshi bazi ko basenze bagira imbaraga. Kubera iki rero badasenga? Nukuvuga ngo rero nuko dufite umwanya ariko Satani ntabwo abuza abantu gusenga. Abateza impamvu zo kudasenga. Satani ntabuza abantu gusenga. Abateza impamvu zo kudasenga. Gute ubwo ngubwo? Gute umwanya wo gusenga ukaja kujya aguteje inzara kugira ngo ureke gusenga. Ubwo kuja kurya niyo mpamvu ituma unanirwa gusenga. Nuko ngo Satani azana occupation. Abantu bakaburira Imana umwanya ariko bakabona umwanya w'ibindi. Nuko ngo ico gihe rero Imana ntiri priority. Tri priority mu buzima bwabo. Bafite ibindi byose umwanya. Ariko Imana rero turi gusenga nta mwanya afite. Tarangiye gusurana. Abakompaye abarutishije gusenga gusurana. Nuko ngo Satani arema impamvu abantu habe ngo nta mwanya. Mu bintu bikomeye Satani akoresha babura umwanya wo gusenga. Ariko babona indi myanya yose. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ifite umwanya mutoya muri we. Kuko gusurana ntibyombuza gusenga. Nta murimo n'umwe ubuza umuntu gusenga. Kuko gusenga ni igikorwa gikorerwa mu mutima. Pastor reka nkubaze. Wanjanye mu isi mwuka cyane ariko naje reka nkugaruye mu mubiri. Tuvuge nk'urugero umuntu afite mortgage y'ibihumbi 600. Akora amasaha 12. 12 hour shift. Uwo muntu azabona umwanya wo gusenga koko?
umunsi ugira iminsi amasanga 28 gusenga ntibisaba amasaha menshi umwanditsi yavuze ngo ni isaha imwe imbere y'Imana ndetse y'imyaka 1000 umunsi umwe imbere y'Imana isaha imwe Imana si umwicanyi Imana si umugome Imana ikeneye ko gususenga nusenga ndi mu kazi nusenga ndi nayikora kuko indashobora kugera mu rugo rwanje imbere yuko nje mu kazi pfukama iminota 30 mbere yuko nje mu kazi ko umuntu abyuka akaja muri dushe kuko umuntu abyuka akanywa icyayi umwanya wo gufukama iminota 3 niwo ubuze ariko wo kunywa icyayi urabonetse wo kuja muri dushe urabonetse wo kwisigura urabonetse ariko hari umwe twaza tuganira arambwira ngo ni inshuti yaje arambwira ngo azayibuka gusengera ibiryo yayajya akibuka ko atasenze akajeje kubisengera bigejeje hagati none uko umuntu atibagirwa gukaraba agiye kujya hari akantu waruvuze kuko umuntu yasengera no mu kazi gusenga ni igikorwa kibera mu mutima naho kuriya bazavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ni gute wakora imirimo ibiri ukakora warangiza ukanasenga uzi ko noba nayisenga twatuganira uko birashoboka uzi biri mu mutima waje uzi imigambi iri mu mutima waje dushobora kuba twatuganira amawaza ari ahandi yego ni ukuvuga ngo rero umutima ni usenga kuko Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kuyisengera umwuka Yona yayisengeye mu nda y'urufi mu nyanja Imana iramwumva Imana ibera hose icyarimwe Imana iri hose gusa ni ukwizera niko abantu batafite ariko nshobora kujana kuko nta muntu womara isegonda atayatekereza wewe womara isegonda atayatekereza watekereje Imana uba utekereza ese kuva mu rugo ugiye mu kazi nta mwanya gufite wo gusenga ariko kuva mu rugo no kugera mu kazi birakujana nk'iminota 10 birakujana iminota 20 kuratekereza iki abenshi urumva ni imiziki dukina mu modoka wayikinze ugasenga urumva kera tangiye kubona ikibazo kiri nuko duha umwanya ibitari by'Imana uwo mwanya ndituha Imana ubwayo cyo nari kubwiye rero abantu baburiye Imana umwanya no kuvuga ngo Imana bisobanura ngo Imana ifite agaciro gake muri bo Imana ifite umwanya muto mu buzima bwabo ariko nimba nzanye impamvu zo kuvuga ngo ndi umunyakazi kandi akazi kawe n'urugo rwawe ari kure kandi utwara kandi ntiwotwara utafite ibitekerezo utarutekereza ese watekereje Imana muri uwo mwanya mu kazi ushobora gukora nimba ari akazi k'amaboko ibindi n'ibindi umutima kurarana kandi gasinziga ahantu ndi busengere byama bigenda byihute bigere ku Mana sinzi isengesho ndi busenge riri bugere ku Mana shobora kuba ari isengesho noga shobora kuba ari isengesho ndi mu modoka shobora kuba ari isengesho ndi mu kazi Imana yumva Imana ibera hose cyane gusa nukumenya ngo se ahantu ndi no senga Imana ikanyumva bamwe bazi ko batosengera mu kazi ngo Imana ibumve abandi bazi ko gusenga aho twari imodoka ari ubusi Imana itokumva nukuvuga ngo impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yosenga impamvu zitera gusenga zirarutaho umuntu yosengera wewe uzantu uhagarara haba network se y'amasengesho kugira ngo Imana ikumve urahagarara ahantu hari network ntago wamenya ntago wamenya ariko pastor tukira aho ngaho ubona abantu ukoze nka research ubona abantu bumva ko
imana ibumvishije bagiye muri wa mwanya aricyo kintu barimo barakora cyonyine ko kuja ku ikanisa akaba ari asengera imana ikamwumva aho kuja mu cyumba cy'amasengesho akumva ariho imana izamwumva abo bantu bo babona gute none se nimba ukora ayo masaha 12 uzobona umwanya kuja mu cyumba gute bizokunda no kuvuga ngo rero nimba dushobora gukora utuzi rero tugomba kuba dufite ubwenge nabwo gusengamo imana tukayizera ikibazo ni ukutizera imana ariko gusenga nijya ntago dusengera imana mu rusengero Sunday cyangwa ku cyumweru tuba twaje guterana tabaza banasenga ahubwo bazabinjira bakaramya abandi bakareba barangiza umuhagarikizi tutanga amaturo muvuga butumwa mwaguke mutaha mwasenze ryari aya ni amateraniro ariko gusenga ni ubuzima bwacu hanze ubuzima bwawe hanze hariya ni amateraniro ngomba kuza guterana mvuye mu masengesho mbese ugomba guhinduka gusenga imana tugomba kuyisenga nk'aho iba mu ikanisa imana ntiba mu rusengero imana iba muri twe imana iba muri imana ntiri kure yaje none ubwo amateraniro hariya ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka hariya nahabera abakijijwe umuryango w'abakristo uje guteranira umwe abwirize undi aririmbe dukomezanye mu gakiza bategereye dutanga ituro ryishimwe ko turi amahoro dutanga icacu turamya imana turi hamwe bategereye umuryango w'abakijijwe riratorero ariko ndi itorero uri itorero n'undi ni itorero kuko uganufa icacu dusengera mu gasijyo rizoja mu ijuru hazaja mu ijuru hazaje itorero wewe torero ry'Imana amateraniro rero yaninga ku cyumweru na amatorero menshi aba yahuye wategereye ndi itorero uri itorero n'undi ni itorero none amatorero yahuye wowe ufite umurimo Imana yaguhaye yo kuramya jepa kugabura undi muhaye protocol undi muhaye diakoni undi muhaye gutanga ituro undi muhaye kugira neza buri muntu wese Imana yagiye kugira ngo uzumve neza umubiri ugira ingingo nyinshi biravuga ngo turi ingingo za Kristo uvuga ngo nje ndijisho undi n'ugutwi undi n'amenyo undi n'amaguru kandi buri rugingo rufite umurimo warwo kubaze wewe nuruhe rugingo rudafite akamaro ku mubiri wawe ni urwo umuntu atishimira nuruhe hari urugingo rukuriho rudafite agaciro rudafite umumaro muri scientifique ntarwo ingingo zose umuntu afite zifite agaciro amaso ntazahita ku murimo w'amatwi izuru ripfuye cyangwa amatwi agapfa ntibyobuza amaso kubona amaso ahumye ntibyobuza amaguru kugenda tegereye ni ukuvuga ngo rero muri church mu rusengero umuntu agomba kumenya urugingo mbese wewe uruhe rugingo kuri Kristo ategereye rero mu rusengero umuntu agenda agiye gukora umurimo w'urugingo rwe bamwe babona abandi bumva abandi bamwe ba protocol abandi bigisha abandi bayobore abandi baje muri Sunday school abandi mu kuvuga ngo buri muntu wese agomba kumenya nduruhe rugingo muri Kristo Yesu nuwuhe murimo muri church ngomba gukora ku mubiri wa Yesu bivuga ngo rero gusenga kuko wari ubivuze tureke kuja muri bindi byinshi gusenga rero aribyo abadukurikirana nifuza ko bazumva cyane agakiza gafitanye isano no gusenga kandi satani ashoye imbaraga kugira ngo abantu ntibasenge bakora ibindi bintu ariko gusenga bayobora amakanisa baririmbe ariko ikintu cyitwa gusenga bakiburira umwanya kubera iki no kugira ngo bagende bananirwa ndaguha urugero ntawamara icumweru atajya ngo aje mu kazi wewe wamara icumweru utajya ukaje kurwana n'umuntu n'umunsi umwe sinoma n'umunsi umwe ntiwahuma kubera iki
kubera ko rero uyu mubiri kugira ngo ubeho, kugira ngo ugire imbaraga zo gukora, ukeneye ibiryo, ukeneye kwitabwaho, ukeneye kugaburirwa. Kandi naratangaye cyane, tekereza imbaraga umuntu azagira inzara ariko wakoze ikintu mu kanwa tumenya aho inzara yagiye. Bategereye kira kujya ariko wakoze ikintu mu kanwa tumenya aho inzara yagiye, bwa buribwe bugiye. Nukuvuga ngo abantu benshi bafite uburibwe bwo mu mwuka kubera ko badasenga. Inzara bafiteho imbaraga, satani bafiteho imbaraga, kamere bafiteho imbaraga kubera kuko badasenga. Ariko iyo umuntu ayegereye Imana, ukayegera ukuri kose, waba umunyantegeke, birava mukunda bankunda bashakana umwete bazambona. Imana izi ntegeke zayo ikikeneye nuko utera intambwe imwe yo kuyegera. Imana si umugome, Imana ni urukundo, Imana ni umutunzi w'imbabazi. Abantu bafashe Imana nk'umugome, akumva yakoze ikibi, akumva ko atokwegera Imana ngo asenge. Kandi ariho abantu twese dutandukaniye. Umwe aje mu ntegeke agasanga Yesu, undi yaje mu ntegeke agahunga Yesu. Ariko twese twakoze ikintu kimwe, ariko umwe yirukankiye Yesu, umunyembabazi, undi yahunze Yesu. Uyu rero wahunze Yesu agiye kubaho mu buzima bw'integekeya bwo kubura amahoro. Ariko kwegera Yesu ni ukubona amahoro no kubabarirwa. None abantu bafite ibibazo, batishimye, badafite ayo mahoro, bari muri Yesu, iboneke ikibazo cyabo cyangwa ntago bamufite. Umwana ashobora kuvuka, akavuka, aba yavutse, ariko atagaburiwe, atitaweho, ashobora gupfa cyangwa ashobora gupfa cyangwa yanakura agakura mu buzima butari bwiza cyane. Niko no mu mwuka bimeze. Hari igihe umuntu ashobora gukizwa ariko kubera ko atabonye uburezi, atabonye ibimurera, atabonye ibiryo bimukwiriye, akaba umukristo ariko ufite ubumuga runaka. Ariko cyane cyane amahoro iyo amahoro aratandukanye. Amahoro yo mu mutima, Yesu niwe mwami w'amahoro. Naza mbisengera uyu munsi wa none, naza niga hejuru y'amahoro, niriwe niga amahoro none. Ureze no kwikaratasi yaje, niriwe niga amahoro uyu munsi. None nsanga ngo Yesu ni umwami w'amahoro, Imana ni Imana y'amahoro. Nza gusanga kujya umuntu abura amahoro mu mutima ryari iyo Yesu atari muri we. Kuko umuntu ubura amahoro gusa ni umunyabyaha. Birava ngo nta mahoro ni umunyabyaha. Kujya abantu bose bakorera satani nta mahoro yo mu mutima bagira. Ariko abakristo cyagi umukristo yabuze amahoro mu mutima, agomba kumenya nyine amahoro ga n'umutekano muke. Sivyo? Iyo umuntu yabuze amahoro aba afite umutekano muke mu mutima. Kubura amahoro ni kuko tuvuga ngo muri iki gihugu twabuze amahoro. Nta mahoro ari muri kino gihugu. Ukuvuga ngo nta mutekano ukiri umwanya wari wose. Hariho ababandi, hari ikibi, hariho insecurity. Bategereye ukuvuga ngo ikintu gishobora gutuma umuntu abura amahoro mu mutima ari umukristo, ni ikintu aba yakoze. Ikintu aba yakoze cyamuzaniye kubura amahoro mu mutima, kiba kivuye kuri satani. So muri make aba babuze amahoro kandi bumva ko bari muri Yesu, si amahoro babuze Yesu. Babuze Yesu wenyine gusa. Kuko Yesu ni umwami w'amahoro. Iyo akugezemo azazana amahoro. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'amahoro. Ibigeragezo ntibimbuza amahoro yo mu mutima. Birantera stress, nibaza uko bikemuka. Ariko icitwa amahoro
amahoro ni Yesu. Amahoro ni Yesu. Abafite Yesu bafite amahoro. Wahura n'ibigaragazo, wahura n'intambara, natwe gatwahuye nabyo, ubutanzo ubundi buhamya bukomeye cyane. Ibigeragezo, ibitero n'ibiki ku mukristo ntago bimubuza amahoro. Kuko ibigeragezo biri mu gice kimwe c'imibereho y'umukristo. No kuvuga ngo ni ikintu mukitagomba kwishimira. Ibigeragezo. Tugaruka ku masengesho. Turimo turaganira hejuru y'amasengesho no kuba mu mbaraga z'Imana, kugira umwuka uva ku Mana. Ni ryari amasengesho akwinjiza mu isi y'umwuka? Wowe usenga amasengesho akakujana mu isi y'umwuka? Yego. Gute? Ni kuvuga ngo amasengesho icakora niki? Amasengesho atwejiza mu mbaraga z'umwuka. Ariko umwuka iwo iyo umuntu akijijwe n'ubuntu Imana irawumuha. Ariko imbaraga z'umwuka ziva mu gusenga. Ategereye uyu rero umuntu usenga aba agiye kwinjira mu cyumba cy'imbaraga, aba agiye guhabwa imbaraga, aba agiye kuzura imbaraga. Ntawo kuzura imbaraga atari mu masengesho. Birasaba gusenga. Amasengesho y'uburyo bwose, hari ayo kwiyiriza, hari ayo kugira gute. No kuvuga ngo rero amasengesho niyo yinjiza umuntu mu mbaraga. Izo mbaraga rero z'umwuka wera iyo zigeze muri wewe nizo zitsinda kamere. Wategereye nizo zitsinda isi, nizo zigwa gutsinda ibigeragezo, nizo ziguhisha Satani, nizo ziguhisha ibitero bikuzaho ariko bikaza bikugeraho bitagifite imbaraga, kubera imbaraga z'Imana zikurema. Ategereye rero aba badasenga bataba mu buzima bwo gusenga, izo nta mbaraga bagira. Noneho kamere ikabagiraho imbaraga, ibigeragezo bikabagiraho imbaraga, Satani akabagiraho imbaraga, isi ikabagiraho imbaraga. Umwana utajya ntarutega bafite, umuntu utajya ntarutega afite. Ikiza cyose kiramunesha, ikiza cyose kiramugwanya. Uturwara twose turaza kuko ibyaha ni iki? Ibyaha ni imyuka. Satani yohereza imyuka mu isi. Ubusambanyi ni umwuka. Umuntu yitwa umusambanyi ryari? Iyo umwuka w'ubusambanyi mugezemo. Umuntu areka ubusambanyi ryari? Umuvamo ryari? Iyo hari undi mwuka wamugezemo. Umuntu yaba umwana w'Imana ryari? Iyo ageze mu rwego rwo kuyoborwa n'umwuka wera. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Atarumva nuko urasenga, ubu imbere y'Imana ugasenga, Imana ikaguha imbaraga, noneho umwuka w'Imana ukurimo ukaganza ubuzima bwawe, noneho ukagutegeka. Umwuka wera akaba ari ukuyobora, kandi umwuka wera akuyobora mu bushake bw'Imana. Ntawakora ubushake bw'Imana atabiheshejwe n'umwuka. Igituma rero tuba imbere y'Imana dusenga ni ukugira ngo tuyoborwe n'umwuka, tubashe kugendera mu bushake bw'Imana. Ntawagendera mu bushake bw'Imana atabiheshejwe n'umwuka. Izo mbaraga rero ziguha kunesha ubusambanyi, ziguha kutifuzira, kutagira irari. Ni izindi mbaraga z'Imana zimara, zikuraho kamere. Iby'irari rireba wuzura imbaraga, none umwuka ukareba gusenga, ukareba Imana, ukareba ibyiza. Aho ushobora kubabarira umwanzi wawe, aho ushobora kubabarira kugirira nabi, si ikintu cyoroshe. Hari izindi mbaraga z'Imana ziza zikareba ujya wangire nabi, je nkamubona ko atari wari Satani. Kubera ko umwanzi wacu ni Satani yo kwitiza. Satani hamwe muri Bibiliya Yesu abwira disciple wiwe ngo Yesu Satani muvinyo. Petero yari inshuti ya Yesu, yari apotre. Ariko Satani
kugira ngo apfobye umugambi wa Yesu gucungura abantu aca muri Petero umwegereye. Satani ntagira umubiri yitiza abanyamubiri. Cyo narasenze rero Mana aho gutiza Satani umubiri no gutiza Imana zose gano gutiza kuko Satani akoresha Imana yakoresheje. Umuntu arakomeye, umuntu arakomeye cyane. Kugira umuntu arakomeye, umuntu ushobora kwanga Imana yamuremye bigakunda Imana ikagenda. No kuvuga ngo mu muntu ni ikibuga gikinirwamo n'imyuka ibiri, umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani. Mu muntu ni ikibuga gikiniramo amama abiri, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Rero nta muntu wo buri empty ntibishoboka. So it's dufite umwuka w'Imana cyangwa ufite wa Satani. Nta waceza abami babiri, nta wakora abami babiri. Naho abatubona wenda bwiriza cyangwa akaririmba ariko hanze akora ibintu abantu batishimira. Ko bikunda. Ubwo nta barimo arakorera abami babiri. Aya. Gute? Kuririmba se. Kuririmba ganti bifitanye isano n'agakisa. Kuririmba si ikimenyetso cy'uko umuntu akijijwe. Kubwiriza mu rugero rw'uko usibye ko kuririmba ari imirimo y'abakristo. Kubwiriza ni imirimo y'abakristo. Ategereye ariko kubwiriza si ikimenyetso cy'uko umuntu ari umukristo, ariko ni umurimo w'umukristo. Ahumvishe kwitwa pasiteri si ikimenyetso cy'uko nkijijwe. Ariko umuntu ukijijwe nyine akabaye pasiteri. Ariko kuba pasiteri si ikimenyetso cy'uko nkijijwe. Ategereye ariko ni byiza kuba pasiteri nkijijwe. Ategereye ya rero ni ukuvuga ngo abo bantu bose koko barakijijwe. Ariko ni abanyantegenge Satani arabakoresha. Rya jambo twavugaga y'imbaraga. Satani gaburi yagira abakozi. Satani agira abamarayika. Iwubwe ngo azayihindura akamarayika w'umuco. Satani agira abahanuzi. Satani agira abadiyakoni. Satani agira abashumba. Tuzi ko aba makanisa satanike. Ni abashumba ba Satani. Aho haba baririnzi ba Satani akoresha. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntireba cyane ibyo tuyikorera. Si cyo canazanye Yesu cyane. Tiyaje ngo aduhe kumukorera. Yesu yaje kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Cyo kindi biyaba ngo umwizera, uwemera akatuza akanwa kizeza umutima we. Imana yamuhaye ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ikintu gikomeye Imana yakoze yatanze Yesu kugira ngo duhinduke abana. Tuba abana b'Imana. Uzi ko umuntu yokorera Imana ariko atari umwana. Muno mwuzana umukozi muno ngakora muno mwanya. Hako ntibizongera umwana. None pastor. Ko ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mirimo. Abazamwizera bazarangwa n'ibyo bakora. Kurumva utari muravuga kinyume nibyo nakubwiye. Umuntu asa n'umwuka umukoreramo. Nizo twavuze. Mu muntu habamo n'ikibuga. N'ikibuga c'imyuka. Biraba mu giti ciza cera imbuto nziza. N'igiti kibi cera imbuto mbi. Naho yarabivugiye. Kuvuga ngo rero icuricu. Icuricu twe turakibona mu mbuto. Imbuto wera ni kusa. Ni kusa. Ategereye. Kuvuga ngo umuntu yitwa umukristo ryari iyo ayobowe n'umwuka wera yayera imbuto z'umwuka wera. Umwuka ni wo wera imbuto z'umwuka. Udafite umwuka wera tiwoze. Umwuka ni we wera. Reka tubisome. Sibyo mu Bagalatiya. Ni ukuvuga ngo umwuka undimwe ni wo wera imbuto. Za mbuto rero zikagaragara mu bantu. Umwuka undimwe
ivyo wakoze nivyo bigaragara mu bantu. So ni ukuvuga ngo bitangira n'umwuka bigasohorera mu mubiri. Ukuvuga ngo umubiri gusa ugaragaza uri we mu mwuka. Wumvishe? dusome Abagalatiya. Ndacafite ibibazo byinshi aho ngaho. Abagalatiya kuko ndabizi kugira ibibazo byinshi ariko ni byiza nabyo. 5 ku murongo wa 22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana kugira neza ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ntawugira urukundo adafite atari umwuka wera weze urukundo. Nibyo navugaga gusenga kuduhesha imbaraga z'umwuka. Noneho za mbaraga z'umwuka rero ziri muri twebwe zikaduhesha kwera. Kwera rero imbuto. Bategereye kuko igiti ciza cera imbuto nziza. No kuvuga ngo igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Yesu iryo jambo aruvuze yahuye n'abafarisayo barabwirizaga barasengaga noneho ababwira hejuru y'abahanuzi b'ibinyoma bene ivyo ngivyo. None barabase tuzabamenya gute abo bahanuzi b'ibinyoma? Harabati muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zabo nizo zizobagaragaza ko bari abantu abari. Ariko amagambo iyo bazababwira muzayumve kuko nayukuri. Wategereye? Ubu ngo utangiye kuzumva. Utangiye kubwirize njewe hano Nkomezi kuko ivyo naye mvuga ni ukuri kw'ijambo. Wewe wizera iki navuze? Ariko kugira ngo jewe umenye uwundi urandebera ku mbuto. Nera nimba ndi umuhanuzi w'ibinyoma mvuga ivyo ndakora. Ategereye nikoreza abandi umutwaro kuko navuga ngo mbabwire gusenga tazasenga mba ndi umuhanuzi w'ibinyoma. Kindabikoreza ivyo ntazakora. Nose utanga ico utagira. Oyaye. None wo kwera ico utarico, wo kwera ico udafite. Oyaye. Rero ico bituma nari nkubwiye nico bituma abakristo rero bagomba gusenga. Tegereye ico ni igice kimwe c'ibiryo by'agakiza gusenga kuzana imbaraga. Ariko akaba n'indi point ya kabiri y'ijambo kuko ni ibiryo bibiri by'umwuka ni ijambo no gusenga. Iyo usenga nta jambo ubikimuka. Wasoma tusenge uramugara. Ategereye ni ibiryo bibiri bidasigana by'umwuka. Iyo umuntu rero yuzuye umwuka w'Imana afite imbaraga z'umwuka w'Imana. Izi mbaraga z'umwuka w'Imana zimushora mu bintu bibiri. No gusenga wiherereye usabana n'Imana no gusoma ijambo. Ivyo nivyo biryo by'umuntu wo mu mwuka. Urimo uravuga ibintu bikomeye. Ndagusaba none urumva bavuze ko gusenga ari byo bibanze urangiza bikakujera mu isi y'umwuka. None tujane muri step ukuntu umuntu akura mu mwuka. Wari utangiye kuvuga hejuru y'ibyo ugomba gukora uri mu mwuka. Tuganira mbere wambwiye ibice bitatu umuntu akura ari mu mwuka akaba ari umwana akajamo hagati akaba n'umuntu ukuze. None bituganirize kugira ngo umuntu ugitangira bino byo kuja mu mwuka kumenya Imana ukuntu aje muri ibyo bice bitatu akamenya Imana kandi akaguma no mu mwuka. Reka dusome kugira ngo tuze kuvuga tutavuga ibyacu kubera ko nta byacu dufite byo kuvuga ariko dufite ijambo ry'ubugingo hano. Turasoma mu gitabo ca Yohana wa mbere igice ca 2 ku murongo wa 9 tumanuke kugeza ku murongo wa 14. Haravuga ngo uvuga ko ari mu muco akanga mwene se aracari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu muco nta kigusha kiri muri we
naho uwanga mwene se aba ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntazi aho aja kuko umwijima wamuhumye. 12 ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. Namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Umvishije rero ni ukuvuga ngo uyu ni Yohana yandikiraga itorero, ariko bene wabo, ariko abicamo mu bice bitatu bisa n'ubuzima busanzwe, kuko umuntu agira igihe cyo kuba umwana, akagira igice cya kabiri cyo kuba umusore, akagira n'igihe cyo kuba umuntu mukuru. Noneho abandikira muri ubwo buryo, ariko abijanye mu isi yo mu mwuka. Wategereye kugira ngo babyumve cyane, niko yababwiye. Uyu munsi nimba nkijijwe cyangwa papa cyangwa sokuru agakizwa none, ni ukuvuga ngo mu isi yo mu mwuka ni umwana, kuko agiye mu isi yo mu mwuka aravutse, nta kintu na kimwe azi cyo mu mwuka, nubwo ari mukuru mu mubiri, ariko mu mwuka aravutse. Wategereye kijaho Yesu yaganiriye na Nikodemo ibice bitatu muri Yohana, amubwira kuvuka ubwa kabiri. Uyu Nikodemo yari umwigisha amategeko muri bene wabo, yari umwigisha amategeko, ariko ntiyarazi ibyo kuvuka ubwa kabiri, ntiyarazi iby'umwuka. Baganiraga na Yesu, aribaza se umuntu ukuze ashobora gusubira mu nda ya nyina akongera kandi akavuka? Bategereye Yesu aratangara cyane, uri umwigisha amategeko, tuzi ibi. Arambwa ngo nukuri nukuri, utabyawe ubwa kabiri utazabura kwinjira mu bwami bw'Imana. Bari bafite ijambo iri isezerano rya kera, niryo bakoreshaga. Wibuka ko Yesu nawe yigeze mu sinagogi, bamuha igitabo asoma Isaya. Urumva asoma Isaya, nuko ngo bari abigisha amategeko, bari bafite amasinagogi, ariko bari abanyedini, ntibari bazi iby'umwuka. Kugeza n'uyu munsi hari abantu bayoboye amakanisa ariko iby'umwuka pi, bayoboresheje amategeko, bayoboresheje amasomo, bayoboresheje bavuga ibyo bize, ariko batarigera bazi iby'umwuka. Kandi Nikodemo rero baganira na Yesu. Yesu aramubwira rero, utabyawe ubwa kabiri ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yarashatse kumubwira gute? Kuko twese, umuntu wese yabyawe ubwa mbere n'umubyeyi, yabyawe n'umubiri, aravuka. Uko niko kubyagwa ubwa mbere. Ubwa kabiri rero, kuvuka ubwa kabiri no kubyarwa n'umwuka. Ni igikorwa cyo mu bumana, cyo mu mwuka. Nje tuma Yohana yaje abatiza abantu umubatizo w'amazi wo kwihana ibyaha, ariko Yesu azana umubatizo wo mu mwuka, kugira ngo abantu bavuke ubwa kabiri, babana b'Imana, binjire noneho bavuke, binjire mu bwami bw'Imana, misi yo mu mwuka. Bategereye benshi rero bashobora kuba barabatijwe ariko batarigeze bava ku bwa kabiri, batarabyawe ubwa kabiri ngo bahinduka abana b'Imana. Nikodemo rero yari afite icyo kibazo. Aha rero dusomye Yohana bicamo mu bice bitatu. Umwana mu mwuka ninde? Nukijijwe. Kujya natwe twavuze turi abana, ubyara umwana, aba ari umwana nyine, ni umuntu ariko umwana mu mwuka. Narinjanye mu mubiri. Yavutse ni umuntu afite umubiri, afite ingingo zose, karahumeka kimwe n'abantu bakuru, ariko n'umwana. Tiyoye umutsima,
hari ibiryo bimugenewe, ingingo ze ntizikomeye ukavuna, ntagenda, ntavuga, ntareba, ntiyumva, ariko n'umuntu yavuze. Wategereye kugira ngo rero agende akura, ni ibintu zo mu bumana biri mu mubiri, mu ngingo z'umubiri. Umuntu azagenda akura uko bagenda bamwitaho, uko bagenda bamugaburira, uko bagenda niko yagenda humura, niko yagenda yumva, niko yagenda agira ibintu bikomeye, niko atangira gukambakamba, niko atangira kugenda, niko batangira no kumureka. Kandi yatangiye kugira ko yarira, bakamuha ibiryo byihuta, batanabibura bagashaka aho babikopa, abavyeyi bakaje gushaka ibiryo. Ariko uzareba uyu mwana yakuze, baza bashiraho ibishimbo, yarira bakakubita, ategereza igihe bizohira. Ubu nyine wongera ngo urashonje, bashizeho ibishimbo ukarase bakakumva, aho gutuka aho ahubwo bavuga ngo wagize ikibazo. Wategereye rero mu buryo bwo mu mwuka rero, iyo umuntu akijijwe abababariwe ibyaha, wategereye abavutse mu isi y'umwuka, ariko abari bebe, wategereye bisaba rero agomba kwigishwa rero Sunday school yandi rero, akigishwa Imana, akigishwa ko uburyo umuntu aba umukristo, agatangira kuramizwa, agatangira guhabwa utu kandi igihe cyose asenze Imana izimusubiza. Kuko abantu benshi Imana ntabwo ibasubiza kuko bakuze, ibasubiza kubera kuko ari abana, kuko itabashubije boyivaho, kugira ngo bayigumeho reka akabasubiza. Baby. Kiriya ni ikintu ciza, ni Yesu wabikoze, ndetse byabaga no mu isezerano rya kera, guha umwana Imana atari ukubarika. Birabaza nk'umwana nk'afite 10 nk'imyaka 10 bakamujana kumubatiza, ariko ibyo agiyemo nda nka nyuma y'imyaka 40. Oya, biriya ni amakosa. Biriya umuntu abatizwa ryari iyo yakijijwe, nibizera uzababatiza. No bira kuri we n'amakosa. Tubatiza ari uko yakuze, wagiye kuja mu korari nkuru cyangwa yashatse, ngo mubatize cyangwa bagatenga uwabatijwe ariko utarabatizwa ntibamutenge. Iyo ni imihango y'idini. Ubwo mu isi y'umwuka hari muravuga hari umuntu akiri bebe, taho bihuriye. Taho bihuriye. Iyo ni imihango y'idini, iyo ni imigenzo y'idini. Ariko mu isi yo mu mwuka usibye ko hari n'igihe bitewe, hari ababatizwa baruzuye umwuka wera, karugura imuhira, hari abana batangiraga gusenga, bategereye bakuzura umwuka wera, bakuzura impano kubera ko basenze. Ariko agakiza no kwizera umwami Yesu, ukatuza akanwa, ukizeza umutima kwese ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakizwa. Bategereye cyo tuma rero abantu benshi bakuriye mu nsengero kubera ko nta bumenyi bafite, tibasoma ijambo ry'Imana, tibarerwa, akagera ngo kuba mu rusengero ni ikimenyetso cy'agakiza. Naho ni imbata y'ibyaha, ni imbata Satani yaramubase, yaramumaze. Ariko kubera kuko itorero cyangwa Yesu cyangwa ikorari cyangwa idini ari ikintu abantu bambara, kugira ngo abandi bantu babone kuko nabo baza baja mu ikanisa, ariko ubugingo bwabo bupfuye. Turabafite abasore batoya, dufite abakobwa, abahungu n'abagabo n'abagore, tibasiba gusenga, ariko ni imbata za Satani. None se bimaziki kuza gusenga n'ubundi uri imbata ya Satani. Wategereye ni kuvuga ngo rero abo ni abanyedini, rero abo ni abanyedini, ntabwo ari abakristo. None muri yasi y'umwuka y'ukuba bebe, aho ngaho
banahari kuko mu isi y'umwuka umwana mutoya nukijijwe atangira urugenzi rwo kuba umukristo aratangiye aravutse agiye kwigishwa rero urugenzi rw'umwuka agiye kwigishwa agakiza kugira ngo nawe akure agere mu kigero gikwiriye cya Kristo nico tumaranira uku kuba ndi hano ibi naye mbwiriza kindaharanira gusa kugera mu kigero gikwiriye cya Kristo sindagerayo sindabishaka ndacyari umwigishwa kindashaka Yesu kandi naratangaye iyo umushatse kujya umuntu ufite inyota yo gushaka ikintu nuzi ugishaka kujya abasenga nabasenze uzuva mu masengesho ukama wifuza ndi ni ukuvuga ngo rero Yesu yaranabivuze muri Matayo ngo ayigwa bafite inzara n'inyota zo gukiranuka ako kajambo karantangaje ufite inzara nuzi ukenera ibiryo ese niko ufite inyota nukenera amazi none Yesu aravuga ngo ufite inzara yo gukiranuka azashaka gukiranuka ahagi none ko gukiranuka no kumenya Yesu tubifata nk'ibintu biri aho ngaho gusa ko twabigize akamenyero niye mpamvu n'ubuyobe nyine ikibazo cy'umuntu ku giti ciwe no kutamenya agaciro ka Yesu Yesu umwana w'intama w'Imana wae upfuye ku musaraba ukutamenya agaciro ku musaraba no kutamenya icyo Yesu yaje gukora mu buzima bwawe ni naco kibazo gikomeye kutamenya icyo Yesu yaje gukora mu buzima bwawe apana mu bandi Yesu nti yazinje nawe yarakuziye mu kintu vyize niko bizivuga kuko Imana yakoze abari mu isi cyane uzatumye itanga umwana wawe kugira ngo umwizere apana ngo kugira ngo umwizere jewe ni mwizere kizwe we nutamwizera ureke jewe rero namwizeye nizeye icyo yakoze nizeye icyo yaje gukora muri jewe nakiriye ubushake bw'Imana kuko kudakizwa no kwanga urukundo rw'Imana kudakizwa no kwimira urukundo rw'Imana tiri kugereho kutihana gukomeza kuba mu byaha no kwanga imbabazi z'Imana ko zikuzamo kuko Yesu araje mu mutima waje kugira ngo nkize jewe ndanze no kuvuga ngo nanze urukundo rw'Imana ku buzima bwaje ndimo ndategera tukiri aho umuntu ari umubebe mu mwuka rero hano yaranditse ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye iyo ni faze ya mbere y'ubwana no kubabarirwa ariko bakiri uwa kamere yavutse yababariwe ibyaha bye kuko niyo step ya mbere iyo wihanye urababarirwa iyo ukijijwe urababarirwa Imana irakubabarira ariko rero ubukiri uwa kamere yakubabarira kuba ibyaha byawe ariko uracari bebe unabisubiramo wategereye ubwo no gice ca mbere rero nico tuma Paulo yavuze ngo ukiri umwana muto navuga k'ivy'abana ngakora k'ivy'abana ariko maze kuba umuntu mukuru wategereye vuga ivy'abantu bakuru mu mwuka rero haba ubwana ni naco kibazo gikomeye dufite c'ukuri abantu ntibakuze none hano arandika ndabandikiye abasore ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe mukaba mwaranesheje wa mubi ikimenyetso cyo kuba umusore mu mwuka ni imbaraga kandi umuntu aba umunyembaraga ryari w'ijambo ry'Imana rigumye muri we kandi akabasha kunesha umubi akuvuga ngo umuntu yitwa umusore ryari mu mwuka iyo ijambo ry'Imana ari ryinshi kandi rigumye muri we umuntu kandi ashobora kunesha umubi cyo no kuvuga ngo mu bwana no kuneshwa ushobora kuneshwa ufite intege nkeya mbese birakugora ariko hari ahandi uzugera mu isi y'ubusore y'imbaraga rero
ushobora kunesha ubusambanyi, ushobora kunesha ikintu cyose kubera ijambo ry'Imana riri muri we. Nonoga twavuye hajya mu masengesho bigukuza bikuzamura, wategereye none umuntu agezeho noneho ajya ijambo, none ijambo rikaba muri wowe, wategereye noneho irya jambo ga niryo riguha ibiryo, niryo rigukomeza, niryo riguha kunesha satani, niryo riguha kunesha, niryo riguhinduraga, kubera ko gusenga kuzana imbaraga, ijambo rizana kwizera no guhinduka. Ni ukuvuga ngo amasengesho bingana n'imbaraga, ijambo bizana kwizera no guhinduka, ategereye kuko Yesu yari mu masengesho agira imbaraga, ariko aje kunesha satani amuneshesha ijambo, ariko ari mu bihe by'amasengesho. Wumvise ntabwo Yesu yigeze acahisha satani gusenga ngo koma shetani ngo ivi n'abandi bazasenga ngo koma shetani, ni amasengesho y'integeka cyane. Koma ni ukuvuga gute? Wavuze mu izina rya Yesu. Icyo ni ikibazo naco ikibazo yahura n'ikibazo ngo koma shetani. Koma shetani ni ukuvuga gute? Wavuze mu izina rya Yesu. Icyo ndagihuguye abadukurikira bose ntibakongere kuvuga koma shetani. Yesu yagiye izina rya Yesu niryo satani azatinya gusa. Naho kuvuga ngo koma shetani, kuvuga ngo shetani karibu ndakwiyegereje. Ariko abakristo bazi gukoresha izina rya Yesu. Ni ikintu gikomeye. Uzuba ngo mu izina rya Yesu. Yesu akiruka akaje kure umwana waje arampamagaye. Niki kibaye ko ampamagaye? Yesu ntazapfa kuza, azaza iyo umwana ahamagaye. Rero abantu bafate Yesu nk'intwaro yo kuneshesha umubi, ategereye. Rero umusore rero abagisigaye rero cyo kurya ibintu bikokaye, ukuwo kwiruka ukumpa point azi wagiye tiyo nakurikirana pi kuko uri umusore ntajari nawe ngo urasonza uzi buryo uri buki, azi buryo uri bwigwaneho. Nuhura n'ikibazo murahangana, nuhura no mu bandi murahangana. Dore no mu mategeko babivuze ko umuntu yerengeje imyaka 18 aja kwibana abavuye mu bwana, ukuvuga ngo bafite ibitekerezo by'umuntu mukuru, bategereye. Rero umuntu wa kabiri rero umusore no kugira ijambo. Yesu yari mu masengesho amaze kubatizwa, umubatizo w'amazi, ngo umwuka umuzaho, kuko umuntu umwuka wera amuzaho ryari iyo yabatijwe mu mazi. Urumva umwuka wera aza kuri Yesu k'ikimenyetso cyerekana ko abaye umwana w'Imana. Ijwi ryaravuze riravuga ngo uyu n'umwana waje kunda mumwumvire. Umunsi yabatijwe gutya umwuka wera muzaho kinuma k'ikimenyetso cy'umwuka, wumvishije ijwi wa mwuka umujana mu butayu, kuko yaragiye gutangira ministeri ye, aje amasengesho gushaka imbaraga. Amara 40 days, iminsi 40 n'amasura 40. Usomye neza igice cya 4 Matayo ukamanuka ngo yavuyeyo ngo yuzuye imbaraga z'umwuka wera, atangira rero ministeri ye kubera ko yahawe imbaraga. Nukuvuga ngo iby'Imana byose bigira imbaraga ryari iyo umuntu yasenze, nico gihe bizana umusaruro. Akantu kose ko mu bumana ni ituro kugira ngo, kuko amasengesho umwuka yanguye ngo ni ifumbire. Ifumbire ahantu watera ariko hashira ifumbire hakera. Ifumbire niryo ritumye iriya mbuto yera. Amasengesho ni ifumbire ry'umurimo wose umuntu akorera Imana, umuzanira inyungu, umuzanira imbuto, umuzanira umusaruro. Kuko Imana ntiyaduhaye imirimo ngo utarimo imisaruro. Oya,
ifumbire rero ryo kugira ngo icyo ukorera Imana cyose umurimo Imana yatangije muri wewe kugira ngo ukuzanire umusaruro kuko usenga kuko iyo ukoze wasenze ugira impact ugira imbaraga cyane mu buzima bwawe wabikore none umugishwa kugarukira nose y'umuntu kuko tugenda tubwiriza undi ugatanga ikintu kaguha amazi urakoze Imana guha umugisha kuri ico ni gito iki kintu naguhaye gikoze ku mutima wawe wowe ugiye kungarurira umugisha wa mugisha rero ungarukira ni uzana aya mazi naguhaye bitewe n'imbaraga na yasengeye ari wo murimo waje gutanga amazi nawe usengeye uzuyanywa washira inyota Imana ikampa umugisha kuko umurimo nta murimo uciriritse mu Mana kuko nta rugingo ruciriritse ku mubiri wategereye nta murimo muto mu ikanisa uhaba nta hari umurimo muto w'urugingo ruhaba nta buri rugingo rwose rufite umurimo warwo ubaye umusore rero umusore ni ukujya ijambo ni ukuvuga ngo rero ugomba iyo umuntu abaye rero umuntu ukuze agomba kugira gusoma ijambo ry'Imana k'ubuzima k'ibiryo bya buri munsi hanyuma gusenga bigahinduka ubuzima nicyo kintu umwuka yanyigishije ko gusenga kugomba gusa nko guhumeka uko umuntu adashobora kuba adahumeka utegereye niko n'umukristo agomba gusenga ko guhumeka n'impumeko bw'umuntu kuko iyo umuntu ari mu bujutsi ibintu azashobora ni bibiri ni ugusenga no gusoma ijambo iyo umuntu ananiwe anebwe nibyo azananirwa rero kunanirwa mu by'agakiza so gusiba ku cyumweru so gukora ku cyumweru si cyo kimenyetso cy'ubunebwe ubuzima budasenga ntibuhumeka none se mbazi dusenga iki ni ukuganira n'Imana no ibaze kuba kure y'Imana none gusenga ni ugusabana n'Imana gusenga ni ukuganira none ibaze kubaho utaganira n'umubyeyi wawe muhamutandukanye gusenga rero ni ibiganiro ugirana ikindi kintu gihesha abantu gusenga cyane ni umurimo Imana yatangije muri wewe aba ari umutwaro ufite udashoboye bigasaba ngo ube imbere y'Imana ishobora byose yawutangije muri wewe mukorabore ni activity ni igikorwa guhaye niyo boss ni ihemba turabagaragu b'imbura mu maro rero jewe mfite umurimo Imana yatangije muri jewe niyo boss ni impemba niyo paraporo ni inshima ni impamanota ni inzamura ni inkuza mu kazi rero gusenga rero ni ukuja gutanga raporo gusenga ni ukuganira n'Imana kugira ngo umenye uko ukora neza uwo murimo wibuke Salomo yahawe ubuyobozi ari umwana mutoya yagiye gusenga Imana iravuze niko ushaka nkeneye ubwenge sinoyobora abantu bose Imana ngo kubera ko usabye ubwenge ndaguha n'ubutunzi ndaguha n'ibintu byose yabikuye mu gusenga Musa yayoboye Isiraheli gute yabaga ku musozi asenga ahakura ubwiza yari umuntu kimwe n'abandi ariko yatindana n'Imana yamanuka amanukana ubwiza imbere y'Imana
niyo tuza dukura ubwiza, niyo haba ubwiza bw'ingo, niyo haba ubwiza bw'ubusore, niyo haba ubwiza bw'umushumba, niyo haba ubwiza bw'umuririmbyi, niyo haba ubwiza bw'umuririmbyi, niyo haba ubwiza bw'umuvugabutumwa, imbere y'Imana niho abantu bakura ubwiza. Umuntu ukunda kuba imbere y'Imana akunda kwezwa, kuko ntiwegera Imana utejejwe, ni yera. Ubwo buzima rero bwihana, ubuzima bwezwa buba imbere y'Imana. Ndaguha urugero, nubwo utarubaka urugo, akana kawe kova muri toilette kiyanduje ukagakikira? Oya. Oya. Kubera yanduye. Ntabwo umwanze, ahubwo wanze umwanda umuriho. Tiwanze kumukikira kuko atari umwana wawe, tegereye, ariko umwanda uriho, umwanda afite niwe utuma utamukikira. Nico gituma genda baje kumwoza, baza bamukuraho umwanda, akaza aza gushona hose, aza gukandagira hose, kuko hasa neza. Ategereye. None nimba uri umubyeyi udashobora gukikira umwana wawe yanduye, kuko imutekereza ko Imana iyo yobakikiramo umwanduye. Imana arayikunda isuku. Wategereye? Kandi ntigutaye kubera ko ukuri mubi, igutaye kubera umwanda ukuriho. Genda woge, genda wihane. Dore ko hari n'abandi baba babuza abantu kwihana. Abo ni abantu z'ibinyoma. Abandi babuza abantu kwihana ibyaha byabo. Abo ni abantu z'ibinyoma. Yohana yaje abwira abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Yesu yaje abwira abantu kubabarirwa ibyaha no kwihana. Yabisigiye abigishwa mugende mubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa. Ariko abantu baragenda bavuga ngo ntakwihana kandi. Wenda iyo topic twayikomeza, ariko twakweze ku gice cya gatatu. Twavuze umuntu ari umubebe mwuka, umuntu abaye umusore, none igice cya gatatu turangiza umusore, kugira ngo turangize ibintu ijambo ico riza rikora mu buzima bw'umuntu kuri somo. Rikora ibintu icyarimwe. Tegereye, ariho ndangiriza kugira ngo abantu bamenye agaciro k'ijambo icyo gakora mu buzima bw'umusore cyangwa bw'umukristo. Timoteyo wa 2 ibice 3 ku murongo wa 16. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Rero umuntu ukunda ijambo ry'Imana, umuntu usoma ijambo ry'Imana, hari ibintu bine bikomeye cyane ijambo ry'Imana riza rikora mu buzima bwiwe. Ikintu cya mbere ngo bifite umumaro kubigisha. Ijambo n'umwarimu. Uza wiga Imana, ukiga amasezerano y'Imana, ukiga gukomera kw'Imana, ukiga imbaraga z'Imana, ukiga Imana, kuko ntibukwizera icyo utazi. Rero Bibiliya irigisha, yigisha umuntu. Ijambo rya kabiri imwemeza ibyaha. Umuntu wese ukunda Bibiliya, nta muntu uzusoma Bibiliya ngo areke gutsindwa. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye gusoma Bibiliya mbangiye gutsindwa, mbangiye kureba iciro, ndebe umutima waje ukomeza. Rero nishimira kumenya uko nsa kugira ngo nkosore. Rero Bibiliya niyo itwemeza integeke zacu. Ijambo rya gatatu ngo no kudutunganya. Bibiliya izi gutunganya, izi kugira uko ishaka, ikagutunganya, ikagukuramo wewe, ikakugira uko ijambo ry'Imana rishaka. Nimba wari uku ikagutunganya, ikakugira uko, rikakugira uko ijambo ry'Imana rishaka, riza ritunganya umuntu. Ijambo rya nyuma ngo riza rimuhanira gukiranuka, riza rimuyobora mu nzira zo gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse.
kugira ngo umuntu w'Imana abashitse kandi afite ibimukwiriye byose akomeza akora imirimo myiza. Iyo ni level yo kugira ngo umuntu abashitse afite ibimukwiriye byose kandi akora imirimo myiza ni ijambo. Kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo, guhinduka bizanwa n'ijambo. Satani tumunesheje ijambo. Dawudi yavuze ngo nabika ijambo rya mutima wanje kugira ngo tagucumura. Umusore rero ufite ijambo ry'Imana riguma muri we kandi akaba yaranesheje umubiri. Ni ukuvuga ngo rero umusore ni umuntu ushoboye byose, aba afite imbaraga zo kunesha ikintu cyose kije. Rero mu mwuka umusore ni umuntu ugomba kuba yuzuye ijambo ry'Imana kandi ashobora kunesha umubiri. Ijambo rya nyuma ni umuntu mukuru. Ndabandikiye baso mwamenye Imana uhereye kera. Ni level y'ubukure udashobora gutandukana n'Imana. Mwarabaye inshuti n'Imana, urayizi rwose, uzi ubushake bw'Imana, uzi kugendana nayo, uzi ubuzima bw'Imana, urayizi. Uba warataye isi yitegeke. Niyigishije ikintu gikomeye kandi ndibaza ko ku bantu badukurikirana aya masomo atazaba gusa yo kumva, azaba yo gushira natwe nibyo duharanira. Nanje nibyo mparanira, ndaharanira, turaharanira gufata Yesu yadufatiye. Turakigeraho ariko turagiharanira. Hari akajambo nasomye ejo bundi muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 16 ngo ibyari bimuzuye ngo nibyo natwe yaduhaye uko ndabishaka. Ibyo bintu byari byuzuye Yesu ngo nibyo natwe yaduhayeho. Mu Bafilipi bakavuga ibice 2 ku murongo wa 5 ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ko turafukurura, ko turavumba, ko turabaga tumenye ibyari byuzuye umutima wa Yesu. Ari byo natwe tugira. Yego uburyohe bw'agakiza ni ugukura. Mwese umwana wadakuze wowe uzishima se? Umwana wakomeje kubigikura wowe uzishimira se? Umwuka rero Imana ikeneye abana bakuze, turabigishwa, abigishwa ba Yesu, kuturigana Yesu. Niwe cyitegererezo cy'abizera, niwe, kuko nico n'ikindi kibazo abantu bafite muri iki gihe. Abantu kabarigana abashumba, abandi kabarigana abandi kabarigana, nabyo ni byiza. Ariko Yesu niwe cyitegererezo cya twese, ni datagaba twese. Gusa nyine watanze gukizwa hanyuma ukamfasha kundera, ariko icyitegererezo cya twese ni Yesu. Yesu ni uwa twese, ni umukiza wa twese. Buri muntu wese arigererayo nubwo dukeneye ababyeyi mu mwuka baturera, ariko gusenga tunsengeraga. Ndigererayo naje senge, ariko nikenera kwiga kujya ko mu ishuri. Shobora kuba ndi mu ishuri twiga amasomo 5 nkamenya 3 wowe ukamenya 2. Ajya abiruzi je sinyazi, aya 3 nzi we nawe tuyazi. Wategereye yakindaranira ngo nayo nyiga nyamenye. Kutayamenya si ikimenyetso cy'uko ntari umwana afunze. Ngomba kwiga cyane ngashiraho bidi. Wategereye nayo kayamenya. Niko kuba umwana afunze. Wige kukimenye, wige kubabara ubimenye, wige gukunda ubimenye, wige guca bugufi ubimenye, wice gutanga ubimenye, ni birigishwa. Umwuka agenda twigisha ubushake bw'Imana. Menye none kino, ejo menye iki kandi kuru wamenye. Siko bimeze. Tuzurisibiraho uba waritambutse. Nose abarimu kubera kibigisha umwaka wose bakaguha ikizamini ngusho umwaka. Ndibaza ko ari ukugira bamenye ko ibyo bakwigishije bifashe. Iyo wabifashe uzakujana mu indi level. None pastor kankubaza akabazo kamatsiko. Kiyo umuntu ni ibintu byateye byinshi byo kuvuga ngo umuntu ngo pastor amusengere cyangwa agamagara kuri televiziyo bano tubona
ngo afite ikibazo ngo namusengere ibyo ngibyo byo ubitekereza iki ubibona gute ibyo ngibyo ni byiza rimwe na rimwe nibyo nakubwiraga nshobora kuba ndi ijisho undi ari ugutwi kuko twahawe impano zitandukanye wategereye twahawe impano zitandukanye ibyo bavuga ngo muzirikanane musengerana buri muntu wese urukundo ngo ni ukuzirikana abandi kutizirikana ahubwo uzirikane abandi ni ukuvuga ngo uriya muntu nasengeye si uko iwe atazasenga ahubwo hari impano ufite iwe adafite nawe afite impano yiwe koko nziza kandi imana yamuhaye nanjye mfite iyaje ari rya jambo tuvuga ngo turi ingingo za kirisito kandi buri rwingo rwose rugenda rufasha urundi rugingo kugira ngo zibeho ni ukuvuga ngo udafite amaso ntawe woje udafite umuntu ugutwara ukuguru uti kogenda nta kintu uba ugikoze bivuga ngo rero uku gusengerana gusa satani ashobora kubyinjiramo kugira ngo bizane intege nkeya mu bantu benshi abantu be gusenga bumve ko hari abandi igihe icyo ari cyo cyose bashobora kubasengera no kubahamagara bikongera bikinjiza kandi ikinyoma bategereye bikinjiza kandi ikinyoma bategereye hakazamo n'ikindi gano cyo guhanurirwa ibinyoma no rero satani aba ari igikorwa cyiza ariko none cyaba satani yagiteramo abantu cyane kikongera kandi kikazana ingaruka zazo mbi cyane ariko gusengerana kumpamagara pasiteri nsengera naje ngahamagara undi natwe tuba tubikora njyewe wicaye hano wabwira nza mpamagara inshuti zaje uwo ntekereza kuko afite urugingo ndafite wategereye afite impano ndafite arico ushaka kumenya ndamuhamagara yewe dusengere kino kintu tugahamagara tugasenga kuko nyine imana igatanga icyerekezo ibyo ni imirimo yo mu itorero n'iy'abana b'imana ariko noneho iyo satani yabishoyemo imbaraga ziwe kugira ngo noneho bibe bibi bibe byiza abantu noneho bamwe bareke gusenga bumve ko basengera abandi kandi uriya muntu usengeye n'icyifuzo runaka narimuhaye wategereye ariko ubuzima bwaje bwose bukeneye gusenga ndamusengera kano kantu ariko saka gusa kenye ibintu byinshi byo tuma Yesu yaravuze muri Matayo 6:6 ngo ariko wowe nuje gusenga injira mu cyumba cyawe usenge wiherere imana ireba ibyiherere irakugororera imana ni data wa twese kandi umuntu wese wegera imana agasenga imana izi uko bukuri kose imana izi izayumva usibye gusariya muri Yesaya 59 haba ukuboko kw'Imana nti kwa heze ngo kunanirwe gukora ubona amatwi yawe ntiyapfuye ngo nanirwe kumva ngo ahubwo ukiranuka kwacu kiranirwa kwacu ubona ko kwatumye twija kure itwima amaso ariko imana umuntu wese usenga uko waba uri kose ese kubaze ninde umuntu uzi gusenga ndakeka twese ninde muntu uzi gusenga sinzi uko wenda buri wese azi gusenga niko nakeka uzi gusenga n'usenga nta sinovuga ngo uzi gusenga kurusha gute wayi gute icyo numvishije ni uko umuntu yagusengera nta kibazo ni uko aba ari cyo abakurusha ariko abantu nanone twisengera ubwacu n'ubuzima buhoraho n'ubuzima buhoraho kubera ko biravuga ngo musenge mutagwa mu mwosha bajya basengesha kenshi kera baba bayiguyemo none bagatabazaga batakiye bashobora gusenga kuko nugwaza umwana biragoye kumusengera utabaza abandi kumusengera ariko biri dusaba gusengera abana ko bakagwa dusenge tutagwa mu mwosha ukuvuga ngo amasengesho aproteje ibintu byinshi agomba kuba mbere y'igikorwa mbese ni protection gusenga niko offense none ko baza bakingiza abana bakivuka kaje kubatera amasinda nabo barabukije ntaje bara kubera n'abavyeyi kudukunda baturinda ingwara zishobora kuza z'ibyorezo
bakaja kudutera inshinge za vaccine siko bimeze ziturinda indwara nabo batazi iyo zizo bategereye gusenga rero no kwikingira imyuka izitera abantu izisanga rero uri protege ukingi kubera ko wewe uri protege iyo myuka kuko ibyaha byose ni imyuka satani ni umwuka abadayimoni ni imyuka bazabatera gusa none basanga je nawe umwuka jewe ndakingi we ntukingi umwuka ubusambanyi ukakugiramo jewe pi twese turi abasore we kuye kuzusambana gusa abandi ko batazabasambana why ni umwuka nuko atabaye amasengesho atari protege arakinguye n'icumbi wibuke ko Yesu yakuyemo Mariya abadayimoni barindwi imyuka irindwi abadayimoni barindwi uyu muntu satani yamukuyemo abadayimoni barindwi Yesu yamukuyemo abadayimoni barindwi hari undi umwe yamukuyemo abadayimoni 2,000 none ubwo no kuvuga ngo buri cyaha umuntu akora ifite noneho kandi umuntu ashobora kunesha dayimoni wategereye akamunesha pe biravuga birayivuga dayimoni yavuye mu muntu iragenda genda nyine hanze kuko umuntu wese ashinzwe dayimoni mushinzwe integeke none yigiye none zija kureba ngo kinje kureba inzu yaje nimba atakindi kintu kirimo bategereye yasanga atakindi kintu ngo kirimo ngo ikaja guhamagara izindi dayimoni zirindwi ngo zirushe imbaraga none ngo zakujamo ngo ugakora bibi kurenza bijya wakoraga cyo tuma rero umuntu yitwa imbata yiki yica kayimbata y'ubusambanyi n'abadayimoni benshi bamurimo uyu muntu uca inyuma y'urugo rwe uyu nguyu w'umugome umuntu uja kwica n'abadayimoni si dayimoni ni benshi pastor nyemerera tugire kino gice cya mbere kuko amajambo ufite arubaka kandi arimo arigisha abantu bari muri yasi twaganiye hejuru y'isi y'umwuka n'umubiri usanzwe abantu bize ukuntu umuntu ari mu mubiri akaja mu isi y'umwuka akaba bebe akaba umusore akagira n'ahantu akura ku rugero rwo adashobora gusubira inyuma reka tukigira icyo cya mbere abantu bazadukurikirana bandika ibibazo noneho tuzakore part 2 yo gusubiza gusa ibibazo kuko njewe ndibo ndabaza ibindimo bigashira kandi ndabizi ko ari n'abandi bazagira byinshi watwemerera abantu nibandika ibibazo bashaka kukubaza byinshi nubwo twagane muri topic nyinshi zigiye zitandukanye ibyo babaza bazabibasubiza nta kibazo murakoze cyane okay turabashimiye ku bantu baturebye iki ngiki tugize igice cya mbere kandi ku bantu bategereye twaganira ku buzima bwa pasiteri hano tuganira ku mwuka tuganira ku basore tuganira ku bintu byinshi ariko igikuru nakuyemo nuko mu isi y'umwuka harimo ibice bigiye bitandukanye kandi ibyo bice bigenda bigaragaza ukuntu ugenda ukura mu mana ukuntu ugenda ugirana ubusabane tuganira gusenga tuganira gusoma ijambo ibyo byose ni ibice byagiye bimfasha kandi ndasaba yuko n'abantu badukurikirana nabo bazabyumva nk'uko nguko gira inama utanga ku bantu badukurikiranye ku byo twaganiriye ndetse no muri rusange ikintu bashaka kubasangiza turangiza ikiganiro murakoze cyane namwe ndabashimiye cyane icyo nakwingingira buri muntu wese nasabira ikintu cya mbere ni uko umuntu amenya ko ari umwihariko imbere y'Imana umuntu wese afite umwihariko we imbere y'Imana ikindi cya kabiri umuntu wese agomba kumenya icyo Yesu amaze mu buzima bwiwe umuntu akamenya uwo ari we muri Kristo Yesu umuntu akamenya icyo Yesu Kristo ari cyo muri we kandi umuntu akamenya nduruhe rugingo muri Kristo Yesu ngomba kumenya umurimo wanje niwe njana imbere y'Imana niwe sengera umunsi ku munsi kandi uyu murimo wanje niwe umpesha gukura mu mwuka kandi niwe umpesha kwegera Imana iyo umuntu adafite umurimo biragoye cyane gusenga Imana rero ndabasabira mumenye ko twese turi abana b'Imana bakijijwe kandi Imana ni umutunzi imbabazi Imana yadukunze duha Yesu
yesu tumukunde kurusha ibindi bintu zose. Nubwo dukora imirimo yacu ya buri munsi ariko tuyihindura ibigirwamana irute Yesu. Kandi buri muntu wese yumve ko Imana imwumva igihe cyose yasenga. Ndabasabira wumve ko nawe ushobora gusenga Imana ikakumva, ukagira ubuzima bwawe gusenga, ukugenda imbere y'Imana uri umunyantege, Imana igenda iguha imbaraga. Imana ni umutunzi imbabazi, nawe urabishoboye, wasenga byashoboka, wakwiha Imana wahinduka. Rero ndabasabira kuko mumenye ko murabiha mufite umwihariko imbere y'Imana. Yesu abahungisha. Yego. Turabashimira abantu badukurikiranye, tubibutsa gukora subscribe, share na like no gukanda kunzogera. Turangiza pastor sengera abantu. Reka dusenga Imana. Sengera abantu kugira ngo basubire mu mbaraga basubiye inyuma, ndetse n'abakeneye gusubira mu ijambo, icyo bakeneye mu byo twaganiriye bongere babisubiremo. Reka dusenga Imana, dusengane namwe. Buri muntu wese yizera Imana kandi wumve ko Imana iri kubera igisubizo. Mana data, Mana ikomeye, Mana imbaraga n'ubushobozi, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, kubw'aya materaniro meza dukoze Mana imbere y'amaso yawe. Taba ari twe ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru. Mana dusengeye abadukurikira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubugingo bwapfuye bwongere buhembuke. Mana barwaye mu buryo bwo mu mwuka, Mana abo Satani yagize impumyi, abo Satani yagize ibipfamatwi, abo Satani yagize ibimuga, abo Satani Mana yanyaze impano z'agaciro, abo Satani yanyaze iby'agaciro wari waratangije mu buzima bwabo. Reka uyu mugoroba wa none Mwami Yesu bongere bagire ubuzima muri Kristo Yesu, bongere bagire imbaraga. Abapfuye mu mwuka nibabeho mu izina rya Yesu, ingumba mu mwuka nizongere zibeho mu izina rya Yesu. Mana abana ni ubongera imbaraga, abatentebuki ubaha imbaraga, abasubiye inyuma ubaha imbaraga, abafite ibikomere mu mitima Mana wongere kandi ubomora ibisebe, bongere kandi buzura imbaraga z'umwuka wera. Buri muntu wese yongera asa n'igicaniro ciwe imbere y'amaso yawe Mana, buri muntu wese asa n'igicaniro ciwe, buri muntu wese, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa Mwami Yesu, ndasabira buri muntu wese agukundisha umutima we, agukundisha ubugingo bwe, agukundisha umubiri we, agukundisha imbaraga ziwe. Urakoze Mana kubahaye umugisha, n'abafite ibibazo bitandukanye, abarwayi nibakire mu izina rya Yesu, abafite ibindi bigaragazo n'izindi ntambara zitandukanye Mwami Yesu, uyu mugoroba ubiteho kandi ubarwanirire kandi ubaneshereze. Urakoze kubahaye umugisha, ababuze amahoro yabahe, ababuze Mwami ibyiringiro babera ibyiringiro, ababuze ubuhungiro babera ubuhungiro Mana, ababuze amahoro mu mutima ubaye kwihana bahinduke babona amahoro, ababuze umwuka wera ubambika imbaraga z'umwuka wera. Urakoze kubagire neza kandi urakoze kubahaye umugisha kandi ubabera igisubizo. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisabye kandi tubishimiye, amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza, tuzabona n'ubutaha. Murakoze.